ukukubesha mama, papa, si ukukubesha musore muko, si ukukubesha. Ubuzima bwawe Imana yabwizeho kera, kera cyane. Imana yakwizeho kera cyane. Delo pelasene malakota pe ena simandola kotandoma. Nubwo ufite umubabaro n'agahinda kenshi ariko ibyawe Imana yabyizeho kera. Turasoma mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 2 murongo wa 14 tugeze ku 18. Turasoma no mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye itorero ry'i Korinto igice cya 10 murongo wa 13 naho turi busome. Duhere mu Baheburayo, haravuze ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abona uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yarakwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. Tugeze mu Bakorinto noneho. Igice cya 10 umurongo wa 13. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Amen. Dushimiye Imana ya Isirayeli kuko iduhaye umwanya wo kubaha ahantu. Neho muze guhuza iyi mvura n'iyi mikrofone. Turabashimiye kandi namwe uburyo mwaje guterana gushaka Imana, nubwo wabireka gutyo. Ndagerageza nanjye uburyo bwo kutasakuza. Narivuze ngo Imana ishimwe kuko iduhaye uburyo bwo kuza hano. Yemwe Imana ya Isirayeli ishimwe. Ndumva nshaka ko twese tuvuga ngo amen. Haleluya. Twongere amen. Asante. Hanyuma namwe Imana ibamugisha kuko mwaje guterana, mwaje gushaka Imana, kandi umuntu wese ushaka Imana arayibona. Imana iraboneka ku bantu bayishaka. Tugiye gusangira iri jambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Kristo umutabazi. Kristo umutabazi. Aha. Piano hariya ndabona tuvuge gutyo. Ndagushimiye Mukiza, urukundo wankunze no kumpindura umugende w'amazi y'ubugingo, umugende gusa Yesu wuzuye zagakiza kabone umugende gusa Yesu
wuzuye imbaraga z'agakiza umwami abone umweraho umugezi amazi mu mitima isaraye ibone agakiza k'ubutumwa bwiza umugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe nawe kabone umweraho w'ikibindi cawe Yesu n'ukunyoza untunganye maze unyuzuza ayo mazi niyo mwuka w'Imana umugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami kabone umweraho umugabo w'ubuhamya uburyo wanyishije waranguze ubwoko wawe n'ukunyuze umugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe kabone umweraho Yesu suku umwuka wera n'umutima kugira ngo neza amazi yawe mu basaraye umugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe kabone umugende gusa Yesu wuzuye z'agakiza kawe umugabo wo guhamya uburyo wanyuze warakoze wowe n'ukunyuze ubwiza umugabo wo guhamya uburyo wanyuze warakoze tuvugire rimwe ngo mumugende gusa Yesu wuzuyemo imbaraga z'agakiza z'agakiza kawe Yesu suku umwera umutima wawe kugira neza amazi yawe basa asante haleluya teraniro duhimana icyubahiro haleluya isezerano ryawe twakomeje kuribamo twe n'abasogokuru n'abasogokuruza abagukunda twese abagukunda twaba turiho cyangwa twarapfuye tuzahindurwa duse nawe
twaba turiho cyangwa twarapfuye tuzasenga Bibiliya iravuze ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu. Kandi Imana ya Isirayeli niyo kwizerwa, ntizabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Izabarinda amajya n'amazi uburyo mutakwikorezwa ibyo mutashobora. Izakurinda Satani ngo atagukorera ibyo utashobora. Kandi hamwe no kugeragezwa kwawe Imana ya Isirayeli izagucira kanzu. Haleluya. Paulo avuga aya magambo yafashe itorero ryo mu butayu. Ni Abisirayeli bari gutaha bava mu Giputa bari kwerekeza i Kanani. Yafashe itorero riri gutaha, afata ibyababayeho byose, yerekana uruhare rwabo ikimana yabasabaga, yerekana kandi n'uruhare rw'Imana ikimana ya Isirayeli yabashakagaho. Hanyuma intego ngo nimwe yatumye afata iri torero ryo mu butayu akarizana i Korinto. Intego ye ngo yari ukugira ngo agaragaze ko, yerekane ko ibyabaye kuri ba sogokuruza ngo byababereyeho kugira ngo twe abanone bitubera kabarore. Niyo mpamvu yonyine ngo yamuteye gufata itorero, gufata Abisirayeli akerekana ibyababayeho. Kandi ni nacyo Umwuka Wera akoze none. Impamvu wazanye ibyo batubanzirije ni ukugira ngo ibyababayeho bitubere akabarore. Usanga atangira ababwira ngo ntabwo nshaka ko mutamenya ibyabaye kuri ba sogokuruza, ngo babaye munsi ya cya gicu, ngo bagaca hagati y'inyanja yigabanije, bakayibatirizwamo ngo bitegetswe na Mose. Ayo makuru mujya muyasoma muri icyo gice kandi cya 10 twasomye. Usanga avuga ngo bari ibyo kurya by'umwuka, ngo banywa n'ibyo kunywa by'umwuka. Aravuga ngo kandi hari igitare cyabakurikiraga, ngo kandi icyo gitare ngo cyari Kristo Yesu. Ndavuga gato gusa ku byo kurya by'umwuka nkuko numva mbihabwa n'umwuka, kuko ibi nibyo byagize imbaraga muri jewe. Numva sinabikwepa, numva ko Umwuka Wera ashaka ko ari bitwumva muri uyu mwanya ariko muri nge. Hanyuma ndakwinginga ngo winginga Imana ya Isirayeli uko wumva ushaka kuyumva muri nge abari kuyumva. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, wirwana no kumvwa n'Imana, rwana no kumva Imana, kuko n'abatari mwiri kubumva, n'abari mu misozi, n'abari kuvuga ibitagira umumarira imirabumva, mukwiriye gusa kurwana no kuyumvayo, kuko kumva Imana niho haba mu gisubizo cy'ibyo twibaza twubwacu. Amen. Bwira mwene so ngo rwana intambara yo kumva Imana muri aya materaniro. Bimubwire niba mufitanye ikibazo wihangane, muvaha mugikemuye, mubwire ngo rwana no kumva Imana ya Isirayeli muri iri teraniro. N'abatari wowe irabumva, biranditswe ko n'amagambo tuvugira mu rwongorerano azashirwa. Nkanswe mwe muri imbere y'Imana. Amen. Yaravuze ngo baryaga ibyo kurya by'umwuka. Nibyo nsobanura. Ibyo kurya by'umwuka bariye ni manu. Bariye manu. Nidutekereza manu, tujye tuyitekereza nk'ibiryo bifite imbaraga kuruta ibindi mu isi. Manu nibyo byo kurya byiza kuruta ibindi mu isi. Impamvu n'eshatu nge nashoboye guhuza. Iya mbere nuko ari byo byatunganijwe n'Imana ubwayo gusa.
manu ntabwo ari ibyo kurya biciriritse nk'uko abantu babitekereza. Ni ibyo kurya byatunganijwe n'Imana ubwayo gusa. Icya kabiri, manu nibyo byo kurya byatunganirijwe Abisirayeli gusa. Manu ni ibyo kurya by'Abisirayeli gusa. None ni ibyo kurya by'abakijijwe gusa. Gatatu, manu ni ibyo kurya byatunganijwe abazabirya batarahaguruka aho bava niyo bajya. Byatunganijwe Abisirayeli batarahaguruka muri Egiputa. Ntabwo mana ari byo kurya Imana yatunganije Abisirayeli bageze mu butayu. Manu ni ibyo kurya Imana yatunganije batarahaguruka. Ibimenyetso ni ibi. Ni uburyo Imana yatinyutse kunyuza Abisirayeli inzira itanyurwa, kubanyuza inzira itagira ibimenyetso byo kubaho, kubanyuza inzira y'ubutayu. Uturi kuvuga ibiki? Yabanyujije inzira batazabona ibitaro barwaye, ibanyuza inzira batazahinga munsi y'urugo ngo basarure, ibanyuza inzira zitabamo za supermarket, nta masoko yari muri izo nzira. Bari banyuze inzira y'urupfu, bari banyuze inzira igoye cyane, bari banyuze mu kaga gakomeye. Abatekinisiye Imana ibafasha. Abisirayeli Imana gutinyuka kubanyuza inzira amahanga atatinyuka kunyuzamwo abaturage bayo, ikabanyuza inzira mbi itagira ibimenyetso. Impamvu yabikoze yari yiyizeye y'ubwawe. Urugendo yari yararwizeho kera. Wakomeye Imana amashikari yo kwizerwa. Urugendo rw'Abisirayeli Imana yarwizeho batarahaguruka, itinyuka kubanyuza inzira y'ubutayu. Umuhanga yaravuze ngo iby'Imana yabikoreye ibintu bibiri. Icyambere ngo kugira ngo yereke amahanga ko ari Imana y'imbaraga nyinshi. Icya kabiri ngo ibikorera kugira ngo izereke Abisirayeli ko ari Imana y'imbaraga nyinshi. Yesu yavuze ijambo ritangaje ari kumwe n'abantu n'abigishwa be, ngo banyuze ku muntu w'impumyi ngo baramubwira batariko ni icyaha cye ni icy'ababyeyi byagenze biti. Arababwira ngo ntabwo ari icyaha cye si n'icy'ababyeyi. Ibi Imana yabikoreye kugira ngo, twavuze ngo amena. Numva shaka ko tuzamuka. Haleluya. Zamura ibiganza duha Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ya Isirayeli ngo yabikoreye kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri we. Yabanyujije mu butayu kugira ngo yerekane imbaraga zayo. Egiputa ibibone ko hejuru y'imbaraga zayo hari imbaraga z'Imana. Icya kabiri cyateye Imana kubanyuza iyi nzira. Nta kibazo. Icya kabiri cyateye Imana kunyuza Abisirayeli iyi nzira, yagira ngo yerekane itegurire yayo ko itandukanye n'imitegurire y'abantu. Ndashaka kubabwira ngo nk'uko Imana yatunganijwe abazayirya batarahaguruka, niko Imana yatunganijwe urugendo rwawe rw'ubuzima utaranavuka. Ntabwo uranyumva, wihagarika umutima w'abana, wihagarika umutima w'urubyaro rwawe, bariya abana batarabaho, bataragera muri iyi si. Imana tera haleluya. Imana ya Isirayeli yatunganije ibyabo utarababona. Nturumva ibyo mvuga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo
umunsi ndi gusakuza umunsi wowe wavutseho si wo munsi waremewe, si wo munsi waremweho. Kera isi itarakurabukwa, imisozi n'ibibaya bitarakubona, wavuze ngo amena, wariho mu bitekerezo by'Imana. Ntabwo Imana yigeze yerekana umuntu itaramuremera. Umuntu yariho mu bitekerezo by'Imana uhereye kera, ishima kumwerekana ruko imaze kumuremera. Tuyiha amashini yo kwizerwa. Mbere yuko ubabona, Imana yabatunganirije uko bazabaho. Wihagarika umutima, ahubwo izera Imana, uvuge ngo Imana ya Isirayeli yampaye uyu mwana, ntabwo yapfuye kumumpa gusa, abana baziga. Ntabwo Imana ibohereje kuba indushi, ntabwo ibohereje kuruha, ntabwo baje kuba baretwa. Nubwo uri mu nzira igoye cyane, ariko ubuzima bwawe bwatunganijwe kera cyane. Kubimenya nibwo buzima, visama horadaje. Nduwiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima, visama horadaje. Sukukubesha mama, papa, sukukubesha musore muko, sukukubesha. Ubuzima bwawe Imana yabwizeho kera cyane. Imana yakwizeho kera cyane. Delo pelasene malakota pe ena simandola kotandoma. Nubwo ufite umubabaro n'agahinda kenshi, ariko ibyawe Imana yabyizeho kera cyane. Ndagira ngo ucecekeshe amajwi y'ibigusakuriza, amajwi y'ibikubwira ngo ntuzabaho, amajwi y'ibiciro bya none, amajwi y'intambara n'amakuba. Cecekesha amajwi y'abakubwiye ko bitazemera. Cecekesha amajwi ya Kigali ikubwira ngo ibihe birakomeye. Cecekesha, tanga itangazo rivuga ngo kera Imana yize ku byanjye. Ababyizera tuyamashira ufaya. Kera cyane Imana yabyizeho. Komera, Imana yakwizeho kera cyane. Kera cyane. Kera cyane. Kera cyane. Sinzi impamvu sinzi impamvu mwuka akomeza ambwira ngo nkubwire ngo kera byatekerejweho. Kera byatekerejweho. Kera utarabaho, kera abantu batarakubona, kera utarajya mu biganza by'abantu, kera wari mu biganza by'ishobora byose. Kera ariko twayishimiye dutera haleluya. Kera cyane wariho. Kera cyane wariho. Kera cyane wariho. Ijambo ry'ubuhanuzi bwera mwene so ngo ikibazo ufite Imana igifitiye igisubizo. Umubwire uti ikibazo ufite Imana igifitiye igisubizo. Ibyo byose Imana yari ibizi, ibifitiye ibisubizo. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira
zo dutekereza si umuntu ngo ibeshe iyivuze biraba ntacyo yavuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ibyo dutekereza si umuntu ngo ibeshe iyivuze biraba ntacyo yavuze numva umwuka wera avugana nanjye muri iri teraniro ngo nintangaze iri tangazo rivuga ngo umuntu wese ibye Imana yabyizeho. Tuyiha amashi menshi y'urufaya. Ubuzima bwawe Imana yabwizeho. Reka gutinda mu biciro na biragenda bite bizagenda bite. Wiba utizera ubuzima bwawe bufitwe n'Imana ya Isirayeli. Ntabwo ubuzima bwawe buri mu biganza by'abantu. Nta nubwo ubuzima bwawe buri mu biganza by'igihe. Ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana ya Isirayeli. Imana yabateguriye manu batarahaguruka. Bageze aho bayikeneye irayibaha. Manu nababwiye ngo nibyo biryo biruta ibindi. Manu nibyo kurya Imana yateranirije hamwe. Manu ni imvange. Manu mwumva muri Bibiliya ni imvange. Kubera ko Imana yari ibizi ko nta bitaro bazabona mu butayu, ikaba ibizi ko nta masoko bazarema mu butayu, ikaba ibizi ko nta munsi y'urugo bazajya mu butayu, yafashe ubuzima bw'i Kanani iyo bari kujya ibuzana mu butayu. Ab'i Kanani baryaga nibyo abari mu butayu baryaga. Ntimurabyumva, ariko Mana iyo bayiryaga kurumaho gutya gusa, yararumaga kumva ari ikijumba, yakongera kumva ari imiteja, yakongera kurumaho akumva ari marakuca, yakongera kumva bije ari inanasi, kugeza ubwo inda ye ihaze akumva ari imvange y'ibiryo, kandi yaryaga akantu kamwe kitwa Mana. Imana yari ibizi ko Abisirayeli bazakenera ibyo kurya mu butayu bihagije. Kubera iki? Imana irabizi neza ko kurya no kunywa bigira ubushobozi, bituma ubwonko bw'umuntu bukura neza, agakuza igihagararo, agakuza n'imitekerereze. Iyo umuntu atarya neza, ubwonko bwe burananirwa kwakira, ntibyemera, no kurekura ntibupfa kurekura, burananirwa cyane. Ariko iyo umuntu arya neza, gutekereza biroroha, no kwakira biroroha, ubwonko niko bigenda. Imana rero ntabwo abana bayo, ubwoko bwayo, yategura ibyo kurya bazarya bigatuma bagwingirira mu butayu. Igomba gukora uburyo izabaha ibiryo bikuza imitekerereze yabo, bikabakuza no mu gihagararo. Wakomeye Imana amashyi ko ari ayayo, ko ari Imana yo kwizerwa. Imana yari ibizi ko nta bitaro, iravuga ngo muri Manu bagomba kuzarya ibyo kurya birinda indwara. Muri Manu harimo ibyo kurya birinda indwara. Icya kabiri, muri Manu harimo ibyo kurya birinda bitera imbaraga. Gatatu, muri Manu harimo ibyo kurya byubaka umubiri. Bwira mugenzi wawe ngo Imana iguhe Manu mu izina rya Yesu.
Imana iguha amafunguro arinda indwara, Imana iguha amafunguro atera imbaraga, Imana iguha amafunguro yubaka umubiri, abana bawe bakomere, urubyaro rwawe rugubwe neza, byakira ukomera Imana amashi. Imana ya Isirayeli ikumpere manu mu izina rya Yesu. Manu byari byo kurya bitunganijwe neza cyane. Haguruka uyitere, turi ku ngoma ya Kristo. Tugire gutya tumwikirize. Tera indi mu izina rya Yesu. Mugire gutya twikirize uwacu. Iyi haleluya yakiza indwara, iyi haleluya yakuraho ibitega, iyi haleluya yamenagura amahembe, iyi haleluya yabohora ababashwe, iyi haleluya yaca iminyururu, iyi haleluya. Tera haleluya. Pera senamandola kota. Ntabwo mbizi niba hari undi uyifite, ariko ibintu Imana irimo gukorera muri aya materaniro, numvise ijwi rimbwira ngo Imana irimo irabohora abantu muri aya materaniro. Hari abantu bari kubohorerwa muri aya materaniro, hari ngo Imana irimo ica muri aya materaniro, hari imbaraga z'abadayimoni ziri kurekura abantu, imitima ibabaye iri kwakira ibyishimo. Tera haleluya. Pela senota la pela sinima. Barizo muri kumwe ngo muri iri teraniro urumva Imana yaguha amanu. Bimubaza urumva Imana yaguha amanu. Urumva Imana ya Isirayeli yaguha mama, yaguha amanu. Yaguha ibyo kurya bitagwa n'aba bana bawe, ibyo kurya bitabatera inzoka, ibyo kurya bitatuma barwara. Iyo umuntu ariye n'aba ararwara, yarya neza akagira imbaraga. Imana ya Isirayeli ikumpere amanu mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Pina sina kandola pela kotarama. Nagira ngo mbabwire ko abakristo badahahira mu masoko mpuzamahanga yino. Abakristo bahahira mu isoko rya Yesu. Kandi yashimye kurgira ibanga kuko ibyo kurya afite ni iby'abana gusa. Mwamuhaye amashiko ari wo kwizerwa. Kenala kotala pela kotandema. Bini andola kotando menetrance. Mwene so munyeganyeza umubwire ngo hura n'Imana muri aya materaniro. Hura n'Imana waje gushaka papa. Hura n'Imana ya Isirayeli. Ibi bintu ababipinga bazapfa ntibazibukwa. Hari uwavuze ngo ejo nk'iki gihe abantu bajya mu mibare barapinga, ariko Imana yaje ngo muhure. Hura n'Imana muri iri teraniro. Abahura nayo duhaguruke dutere haleluya. Pela hura. Hura n'Imana, hura n'Imana. Wahuye n'abantu ntibagira icyo bagufasha, uhura n'imiryango ntiyagira icyo gupangira, uhura n'abantu bakumvira ubusa, ariko Imana ya Isirayeli iri hano ngo muhure. Muraje mumbwira ibyo mwibwira, n'ibyo muvuga, n'ibyo mukora, mu miruho yanyu munaniwe bimewanuzi. Oraye ndumva haleluya mu mutima, naye ndayumva muri nge. Nimo ndumva haleluya muri nge. Anima la kota ribala senote potangona penikuta inima la lazara bonda la kota la pina. Numva haleluya mu mutima, kandi ndagira ngo muyikirize. Ishobora kubigiye kuriza umuntu umusozi yari yananiwe kurira, ishobora kubigitangona kota la bena, ishobora kubigiye kumerera nabo umubisha wawe, ishobora kubigiye kumerera nabo umwanzi wawe. Zamura kwizera ntere haleluya. Haleluya. Pesima pelankotalema. Twongera tugire gutya, ongera ugire gutya, ongera ugire gutya, ongera ugire gutya. Haleluya. Haleluya. Woo.
la senema la tapes. Intabwo ari seyasa, ntituri gukina n'ikinamico hano. Twikiriza twese mu izina rya Yesu. Bwira mwene so ngo mbese uri kumva Imana, mubaze turi kumva Imana cyangwa urumva ukiri mubisi, urumva uko waje ariko ukiri urimo urumva Imana kuri uyu munsi hano kuri iri torero, urimo urumva Imana. Hari takota la pena senema, urimo urumva Imana, urimo urayumva muri wowe, urimo urayumva. Amahanga yabonye Abisirayeli mu butayu, ngo iteka uko bukeye nuko bwije barabyukaga ngo bajye kurebe ko Abisirayeli batapfuye, ngo kuko muri bo bibazaga impamvu badapfa. Aba bantu badapfa, batagiraho bahinga, aba bantu batagiraho isoko barema, aba bantu batagira ibitaro, ngo bakibaza ngo abantu baba mu butayu bumeze kuriya, ngo bajya kubyuka mu gitondo ngo bagasanga Abisirayeli bakuvugiriza Imana ihoraho impundu, ngo bakavuga ngo bare abantu barateye ubwoba, baratangaje cyane. Mujya mwitondera ibyo kurya murya muhawe n'Imana. Kugaburira abana ukabagaburira imvange, bakamara ukwezi barya imvange, bajya ku ishuri bakakuzanira amanota, bagakompeta n'abana barya amafi, barya inyama, bakazana amanota, ukabona barakura mu gihagararo. Ujya witondera ibyo byo kurya muri iriya mvange. Imana ya Isirayeli hari ukuntu ishyiramo rakini mu buryo bwayo, abana babirya bikabagwa neza. Baryaga ibyo kurya by'umwuka. Manu baryaga, iyo baryaga uyu munsi si yo baryaga ejo, ariko byitwaga byose manu. Ntimurabyumva? Uyu munsi Imana, kambabwira ikintu gitangaje. Muzi ko Abisirayeli bari muri ubu butayu, iyo Imana yezanaga manu, yamanuraga manu, ejo abariye ibirayi bakarya n'ibishyimbo bakarya na dodo muri manu. Si yo baryaga ejo, hamanukaga indi manu barya bakumva ni akanyama, ni agafiriti, ni agasosi. Imana yakoze uburyo ibibaha byitwa manu, ariko atari bimwe mu misi yose. Yari yifitiye icyizere n'Imana y'imbaraga. Yabwiye Abisirayeli ngo mujye mutora ibyo kurya by'umunsi umwe. Muzi impamvu? Yari yifitiye icyizere ko manu yabatekeye idashobora gushira. Kanongera mvuge ngo Imana iguhe manu mu izina rya Yesu. Manu kaba akazi aho ukura, manu yaba imibereho, ni umuntu Imana yaguhuza nawe akira manu mu izina. Manu, nanjye umpe manu, Mana ya Isirayeli. Baryaga ibyo kurya by'umwuka, bakanywa n'ibyo kunywa by'umwuka. Kandi hari igitare cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo Yesu. Ni igitare cyimukaga uko bahagurutse nacyo kigahaguruka. Ntabwo bagishiraga ku mugongo no ku mutwe. Barahagurukaga bakagira ngo baragisize bagera imbere,
aho bakeneye amazi cya gitare bakakibona iburyo bwayo, iburyo bwabo, ngo bakagikuramwo amazi bakanywa. Imana yari yarabubakiye uburyo bimenywa nabo gusa, bimenywa nabo gusa. Yabashiriyeho inkingi yagaragariraga bo gusa, bo gusa. Ubutayu bwose bwari busakaye. Ubutayu bwari busakaye, iyi nkingi yaragenda igasakara ahantu hose bari, kandi bari benshi. Ku manywa ikibera inkingi y'igicu, rya zuba ryakubita ntiribagereho, kikababera antibare. Nijoro cya gicu kigahinduka kikabica umuriro, kikabasukama ubushyushye, bakaryama bagasusuruka ntibumve imbeho yo mu butayu. Paul arandika aravuga ngo icyo gitare cyari Kristo Yesu. Kamvuge ibintu bitatu cyangwa bine bitumye mbabwira ko Yesu ari umutabazi. Kuko ijwi rya nyongoreye muri iri teraniro si ukubabesha, nicaye aha rimbwira ko Imana iza gutabara abantu aha. Niba muyakiriye muhamashi, Imana ya Isirayeli iraza gutabara abantu aha aha muri iri teraniro aha. Ndakwibutsa ko umusonga wawe uwo mwicaranye atawuzi, umubabaro wawe uwo muri kumwe ntawazi, ni wowe uribwa ukabimenya. Ihamashu ibwire ngo kaze, ngwino untabare Mana, ngwino utabare, ngwino utabare. Nta wundi wagutabara. Uvuye aravuga ngo aravuze ngo nukureba ku musaraba gusa. Bibiliya iravuze ngo kandi nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko yahuje ibyo nabo. Niko twasomye ngo ibyo bikorera kugira ngo ahindure ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Icya kabiri cyatumye ngo abikora, ngo yagira ngo abature abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Ntabwo urabyumva, ariko ikintu Yesu yakoze, yashimye kuba mukuru wawe. Ayo masha ameze nka twa tugori. Yesu yashimye kuba mukuru wawe. Umva uko bivuze, kandi nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko yahuje ibyo nabo, kugira ngo abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose no guhindura ubusa ufite ubutware bw'urupfu. Ndabivuga gute? Ufashe umukristo ugafata na Yesu ukabajyana muri laboratoire bakapima DNA, basanga bahuje DNA. Amaraso yawe ntabwo ashobora guhakana ya Yesu, na ya Yesu ntiyaguhakana. Abakristo bahuje na Yesu DNA, ni mukuru wawe. Iyo agutabara, agutabara nk'utabara murumuna we. Ntabwo agutabara nk'utabara rubanda, adutabara nk'utabara barumuna be, abavukanyi be. Bariza mwene se ngo amaraso yawe na Yesu byahura, mubaze ayawe na Yesu byahura. Ayawe na Kristo byahura, urumva muhuje DNA. Abantu bumva byahura bahuje DNA, bagendana amaraso ya Yesu mu bugingo bwabo, na Yesu afitaye mu bugingo bwe. Tumuha amashini yo kwizerwa, duhuje na Yesu DNA, turi bamwe na Yesu. Ujye umubwira nka mukuru wawe. Ufite murumuna wawe n'umutabare, ufite uburyo bwo kumufasha, ntubikore waba uri igipfu. Wadutabara nk'utabara abavukanyi be, aseruka nk'userukira abavukanyi be.
iyo aje aza nk'uje iwabo. Icya kabiri, Bibiliya yavuze ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa. Ndakubwira ko umubabaro wawe Yesu awumva, agahinda kawe Yesu arakumva. Ino yarahabaye aza abantu, arabizi ko haba abazima babi. Ba Antipa baguye ino arabizi, nawe ngo bendaga kumwica, ngo bendaga kumufata ngo abacamo, ngo bashaka kumusunika mu misozi y'i Nazareti, abacamo ariruka. Arabizi ko utuye ino ariho Satani wavuye mu ijuru aba. Yakoze indahiro Yesu, aravuga ngo bakiririye nzajya mbacungira hafi, nzajya mbabera amaso, uburyo imibabaro yabo nzajya mbatabara. Yarababaye narageragezwa, arakumva. Bwira Yesu byose ni inshuti yawe. Icya gatatu, ndagira ngo mbabwire ko ari we mwishingizi wabyo, niwe watsinda isoko ryo gutabara. Niwe wavuze ijambo ritavuga na Roni na Oni, imiryango ishinzwe gutabara imbabare. Niwe wavuze ijambo ritavugwa na Sonarwa na za Sorasi na za Korari. Niwe yavuze ijambo rikomeye. Ubwishingizi bwa Yesu burakomeye. Yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze. Ijambo rya kane ngasoza, ndagira ngo mbabwire ko Yesu niwe wapfiriye itorero, niwe warimeneye amaraso. Ntashobora kurireka ngo Satani aritobe. Ntabwo yakureka ngo ufatwe uko bashaka. Yaragucunguye, yakumeneye amaraso. Uri umushinga wa Yesu. Tumukomera amashyi wera. Dusenge, dukinge, dusenge. Kinga dusenge. Icyamukanyikorere amaganya yanjye yose, ngaturiza nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwari n'ubwenge. Nabuzwa n'ikikoza nkajya nyisunga nkayikoreza ayo magana, ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azaza. Tape sala tonas, ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira azaza. Pina la kotalas. Dusenge duhamagara Imana. Mana we,
aha turasenga duhagarare ume kumenya urabyo n'inyoni nyinshi ngeza ushaka mushorera nuko menye ngeza ushaka mushorera we nuko menye nkiri simbizi niba wizeye ko Yesu yagutabarira muri iri teraniro. Simbizi niba wizeye ko Yesu yagutabarira muri iri teraniro. Ariko Yesu yaje gutabara muri iri teraniro. Twateye haleluya. Yesu yaje gutabara muri iri teraniro. Ubabaye gute mama? Ubabaye gute papa? Umubabaro wawe Yesu arawumva. Ukuribwa Yesu arakumva. Yo dusenge. Humiriza ku maso, humiriza. Hanyuma uvuge, nushaka uvuge gake ariko uvuge. Urashaka ko bigenda biti? Bimera biti? Mana y'imbaraga nyinshi. Mana y'imbaraga nyinshi. Mana y'imbaraga nyinshi. Mana y'imbaraga nyinshi. Mana y'imbaraga. Iyo tukubwira ntabwo tuba tubwira rubanda. Tubwira wowe nk'ababwira umubyeyi. Iyo tuvugira ibyacu imbere yawe tubivuga nk'ababwira umubyeyi, ntabwo tubivuga nk'ababwira rubanda. Ni wowe utatwumvira ubusa, ni wowe wumva gusenga, ni wowe wumva gutaka k'umunyamubabaro, ni wowe wumva umubabaro w'umuntu. Aba bagabo uzi uko bababaye, aba babyeyi uzi uko bababaye, aba bakobwa uzi uko bababaye, aba basore uzi uko bababaye. Kandi uri umutabazi wacu, uri imbaraga zacu, uri umufasha utajya kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tudatinye. Uyu mubyeyi avugiye intambara imbere yawe, avugiye ibibazo bye imbere yawe. Uyu mubyeyi yaje ngo muhure, yiriwe imbere yawe ngo muganire, akubwira uko abona ibintu, umubwira uko ubibona, kuko nawe urabireba, urabyumva. Uradekalose la pelatenema pinando la kotaza mandoa penakotande nangone asikia kukutane maso nandoa kudeborela selo penetrandoma harazena minalota pelas. Rengera iri teraniro wa Mana we, tabara iri teraniro wa Mana we. Uri umutabazi, uri umutabazi, uri umutabazi, uri umutabazi. Hindura ubusibye abantu bavuze. Haleluya. Hindura umusabagambo y'abadayimoni, hindura ubusa ibikorwa by'abadayimoni. Ngwino wunamure abantu bunamiye, hetamura abahetamiye. Uyu ugenda nk'umusinzi atanyoye, mutabare Yesu. Uru
ubuhungiro bw'abakwizera, uri ubwugamo bw'umugaru, uri Imana yumva gusaba, uri Imana yumva guhendahenda. Muri iri teraniro tuvuga intambara zacu imbere yawe wa Mana we. Tabara iyi famiye, iyerekeye iyi famiye, igaragaze mu izina rya Yesu.